Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima. Turabaramukije, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, aho tuza kubaganiriza ku gihingwa cyangwa se ikimera bita hibiscus cyangwa se bisapu. Rukaba ari ururabo ruboneka ahantu henshi ku isi, nyamara uretse no kuba umutako mwiza, ni n'ikinyobwa. Hari uburyo bagitegura ku buryo butandukanye, kandi icyo kinyobwa kikaba gifite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu. Ukurikire kino kiganiro kugera kirangiye kugira ngo nyine wumve ibya kino kimera twaguhitiyemo uyu munsi, kuko akenshi nyine birangirira yuko gitegura aho ngaho kikuma, kigatemwa, kikajugunywa. Nyamara ni ikinyobwa gishobora gufasha umuntu mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Njyewe gutegura kino kiganiro nitwa Celine Uwera. Umaze kumenyera ikiganiro ni ntayorwa, nk'uko ubibona tukaba tugaruka ku ngingo zitandukanye zidufasha nyine kubaho neza no kugira amagara meza, n'ubutabazi. ni ingingo nyinshi tugenda tugarukaho. Hibiscus rero ni ikimera kiboneka ahantu henshi, bagenda bacyita amazina atandukanye, ariko ahangaha turakoresha hibiscus cyangwa se bisapu. Bisapu burya ikize kuri vitamine C, vitamine B2 na vitamine B3. Izi vitamine zikaba zirinda umuntu gusaza imburagihe, kandi n'umusatsi ukamera neza, uruhu rukamera neza, rugatohagira, kubera kino gihingwa gishobora kubimufashamo. Kino gihingwa kimera gishobora nanone gufasha umuntu mu kwita ku magufa n'amenyo, gukomera kw'amagufa n'amenyo, kuko gikize kuri calcium, gikize kuri fer. Ifer ikaba ikenerwa cyane mu mikorere myiza y'amaraso n'imitsi muri rusange. Ni igihingwa kandi gifasha umuntu mu bijyanye no gutegura imyanda isohoka mu kwihagarika, bayita diuretic. Usanga kino kimera gifasha umuntu gusukura mu mubiri, noneho bigasohoka mu kwihagarika. Gifasha kino kimera cya bisapu, cyangwa ushobora kucyita hibiscus uko wabihitamo, gifasha umuntu mu bijyanye na digestion, kwa kundi umuntu amara kurya noneho umubiri ugahindura ibyo wariyemo imbaraga zikenerwa. Usanga rero bisapu ifashije umuntu, igogora rikagenda neza, kandi n'amara agakora neza. Amara, yaba amara matoya yaba amara manini. Noneho rero na transit, rwa rugendo ibiryo bikora bigiye gusebwa cyangwa birangije gusebwa, kugira ngo bisohoke, imyanda ize gusohoka, ibyo byose bigenda neza kubera kino kimera. Na kwa kundi umuntu arya, amara kurya ukumva uragugaye, mu nda ntabwo hameze neza, nta mahoro ufite, ushobora kunywa umutobe wa kino kimera ukumva umerewe neza, cyangwa se bikanakurinda nyine ko wagira kino kibazo. Kino kimera ni antibacterien, kuko kirwanya za bagiteri nyinshi zishobora kuboneka mu mubiri w'umuntu. Kino kimera nanone ni anti inflammatoire, kigatuma umuntu umubiri we
udashaya, utangirika, udasaza uko wiboneye kose. Gifasha umuntu nyine gukomera no guhangana n'ibishobora kuwangiza. Kino kimera ni antiseptique. Ibi ngibi bikaba bivuga yuko gishobora gufasha umuntu gukira nk'igihe wenda yarwaye nk'ibisebe, ibisebe bigakira neza bikuma, aho kugira ngo bizemo amashyira cyangwa ibindi bintu bishobora kugaragara mu gisebe kimaze igihe kidakize. Kino kimera ni antalgique, ibyo bikavuga yuko kigabanyiriza umuntu ububabare. Hari abantu kubera ibibazo by'ubuzima butandukanye, cyangwa abantu barwaye, cyangwa se abantu babaze, baba bababara ahantu hatandukanye, bashobora kunywa umutobe wa kino kimera ugasanga birabafashije, ububabare bukagabanuka. Kino kimera gifasha umuntu kongera ubudahangarwa bw'umubiri we, noneho agahangana n'indwara muri rusange, ugasanga ni wa muntu ukomeye utarwaragurika uko bibonetse byose. Kino gihingwa nanone kigabanya cholesterol mbi mu mubiri w'umuntu. Akamaro ka kino kimera ni karekare cyane, ndacyakomeza. Kino kimera kifitemo antioxidant, kigafasha umuntu kwirinda za radicaux libres zishobora kwangiza umubiri we. Cyane cyane nk'urugero, kifitemo vitamine C, nabikubwiye nkitangira kino kiganiro, bigakomeza umubiri w'umuntu agahangana n'indwara zitandukanye. Ubwo nyine aho ngaho urumva ko hashobora kuzamo na kanseri, kuko iyo wavuze radicaux libres uhita wumva ko kanseri nayo ishobora kuza muri kino cyiciro. Hibiscus ishobora kurinda zino ndwara zigenda zigatuma umuntu asaza, zigatuma umuntu yangirika. Kino gihingwa gituma impyiko zikora neza, ndetse na vesi, nibyo nyine bijyanye na diuretique, aho kwihagarika bigenda neza kubera kino kimera. Kino kimera kiri detoxifiant, ni ukuvuga yuko kigenda kigasukura imyanda n'ibindi byose bishobora kwangiza umubiri w'umuntu akamera neza. Nk'urugero, ugasanga mu mwijima bikenewe yuko hasukurwa impyiko, tumaze kuzivuga, vesi urumva ko igenda igasukura. Hibiscus ni ingenzi cyane. Abantu bagira ikibazo nanone cya retention d'eau, ugasanga amaguru yarabyimbye, amaguru cyane cyane mu maso harabyimbye, hameze nabi. Kino gihingwa cyabafasha kubyirinda, n'abakirwaye kino kibazo ugasanga kirabafashije. Kino gihingwa hari abantu ariko bagomba kucyitondera, kunywa uno mutobe wa hibiscus. Abo ni abagore batwite, ni abagore bonsa, ni abantu bose barwaye hypotension. Narabigusobanura ikibazo cya hypertension na hypotension. Hypotension ni igihe umutima utera ku rugero rwo hasi kurusha uko wakagombye kuruteraho. Hakaba na hypertension, ni igihe umutima witera ku rugero rwo hejuru wihuse kurusha uko wakagombye gutera. N'abantu rero bafite ikibazo cya hypotension ntago bagiriwe inama yo gukoresha
uno mutobe wa bisapu. Abandi bantu babujijwe gufata kuri kino kimera umutobe cyangwa se ubundi buryo bashobora kugitegura, ni abantu bafata iriya miti yo kuringaniza imbyaro, kuko bigenda bikaderanja cyangwa se bikabangamira imikorere myiza y'iyo miti nyine basanzwe bafata. Impamvu ni uko kino kimera cyifitemo uriya musemburo wa estrogene. Ariko rero hari igihe kunywa kino kimera bishobora gutera ikibazo runaka, cyane cyane iyo umuntu anyweye byinshi cyane akarenza nk'ibirahuri 3 ku munsi. Ashobora kumva ananiwe, ashobora se kuruka, ashobora kugira constipation, ashobora se kugira ububabare mu bijyanye n'amara muri rusange. Kandi kino kimera gishobora kwangiza imikorere myiza y'imiti asanzwe afata. Ni abo bantu rero ni abantu bafata imiti ya diabete, abantu bafata imiti ya hypotension, abantu bafata imiti ya anticoagulant, abantu bafata contraceptif. Ibyo byo nabivuze kuko kiriya kimera nyine cyifitemo umusemburo wa estrogene. Ushobora rero gutegura ku buryo butandukanye umutobe, ukawufata imbuto, ugafata indabo z'icyo kimera, ukazibiza ku buryo busanzwe rwose, ukayungurura, ukanywa. Ni ikimera kitagize icyo kigutwaye. Ushobora gushyiramo isukari, ushobora kukivanga n'indi mitobe, ushobora kuvanga n'imbuto wihitiyemo, inanasi, indimu se. Ushobora gushyiramo isukari cyangwa ntuyishyiremo, biterwa n'amahitamo yawe. Ushobora gushyiramo tangawizi cyangwa se ibirungo bitandukanye kugira ngo uyongerere uburyohe. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo, ntabwo ari ikimera kigoye kukibona, wagerageza nawe ukumva uko bimeze. Murakoze rero, mugire amahoro. Ahangaha ntago ari vin, nubwo bifite ibara rya vin. Iyo washyizemo na byinshi yewe usanga bisa n'umutuku, biterwa n'urugero ushaka. Wagerageza ukumva uko runo rurabo rumeze. Murakoze rero, mugire amahoro, Imana ibarinde.